Aha muri kureba ni mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Rugarika, aho abo bagabo uko ari batatu bari bari mu bukwe bishimiye ibirori by'umwana wabo, ariko byaje kurangira ibyari ibyishimo bihindutse amarira. Ubwo banywaga inzoga izi zo twita ngo ni inkorano, ariko bikarangira batatu muri bo bitabye Imana. Nshuti bavandimwe, ibi bintu biri kutubaho ni ibiki? Ibintu biri kuba ku banyarwanda ni ibiki? Abantu batashye ubukwe bishimye, abantu batashye ubukwe banezerewe, bumva ko bagiye gushyigikira umuryango, ariko birangiye hajemo n'abagizi ba nabi bagendanye ibirozi bitandukanye. Ahangaha urabona ko bari bishimye banezerewe. Uwo mugabo w'ikote tayari yarangije kuvamo umwuka, uwo w'ikote rijya gusa ubururu yarangije kuvamo umwuka. Ese birakwiriye? Umuco nyarwanda wamaze gucika burundu, kugeza ubwo umuntu ajya mu bukwe afite n'ibindi bintu agamije. Urabona barasangira, baranywera ku gacuma kamwe, imihaha n'umwe nubwo yaciwe, ariko burya ibi ngibi byakagombye kubera isomo buri umwe wese. Nta muntu wo kwizerwa ukiriho, ntawe. Bareke rero rwose twongere tugaruke ku muco, ahari ni hari icyo byazatanga. Mu by'ukuri birababaje, birababaje. Mwumve ko bibabaje kandi biteye agahinda. Abantu batatu ni abantu benshi cyane. Mu bukwe bumwe abantu batatu ni abantu benshi. Imbaga y'inyabutatu itambine ziteka